abadukurikirana kuri channel ya YouTube, muri kumwe n'umuvugabutumwa Goreti Mwongere. Nshimye Imana yongeye kumpa amahirwe yo kugira ngo bageze ijambo ry'Imana. Reka nsenge mbere y'uko bakurikira Imana yashyize ku mutima wanjye. Uwiteka Mana, ndagushimira murakumva uyu mwanya mwiza wongeye kumpa kugira ngo umenye igikoresho. Ndagusaba kugira ngo amagambo yose ugiye kunyuzamo agire umumaro mu bayumva. Uwiteka Imana isumba byose, aba ari wowe umanuka wikorere mu mitima y'abantu bose bazumva iyi video, kugira ngo ubutumwa unyuzamo bufate kuri benshi kandi bubahindure mu izina rya Yesu, amen. Mfite amahirwe rero yo kugira ngo nsangire namwe ijambo ry'Imana. Imana yampaye ubutumwa ngomba kugeza ku bantu b'ubwoko bubiri. Umuntu wa mbere ni umuntu wari warakijijwe, nyuma akaza kuva mu gakiza akagwa agasubira mu byaha. Umuntu wa kabiri ni umuntu wibwira ko ahagaze nyamara adahagaze neza, abivanga. Wa muntu wishushanya, tukamubona ari umukristo ariko nyamara imbuto yera zigaragaze ubukristo bwe. Imana rero yampaye ubutumwa bufite umutwe uvuga ngo garukira Imana. Imana irashaka ko wowe wari waravuye mu nzira wayigarukira ukagaruka mu murongo Imana igushakamo. Ndetse nawe wari ubirimo ariko utabirimo neza, Imana irifuza ko wabibamo neza, ukagenda nk'uko bikwiye umukristo, ukabasha kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ijambo ry'Imana rero tugiye gusoma, ijambo Imana yampaye riri muri Yeremiya ibice 8 umurongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo maze kandi uzababwira uti Uwiteka arabaza ati mbese abantu bagwa ubutazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo. Uko niko Uwiteka Imana arimo kukubaza wowe mwene data wari waramenye ukuri, wowe wari warakijijwe ukamenya inzira y'ukuri ukwiye kunyuramo, ariko ubu ukaba warabifashije hasi. Wenda ni ibibazo byakubanye byinshi, unanirwa kubyihanganira, unanirwa kubyakira, uva mu gakiza, umurongo w'Imana ugendera mu bitari byiza, gusubira mu byaha wari waravuyemo. Ariko uyu munsi Uwiteka Imana arakubwira ngo garuka mu nzira, va mu byo urimo. Ibyo urimo ntabwo ari byiza. Imana irashaka ukomeza ya nzira wari watangiye yo gukiranuka, inzira yo gukora ibyiza, Imana igushakamo. Imana iravugana nawe, wowe nawe udahagaze nk'uko bikwiye. Isuzume urebe aho wavuye ukagwa, ugarukire Uwiteka Imana, wikosore, ugende nk'uko bikwiye umukristo, were imbuto zikwiriye umukristo. Icyo ni cyo Imana ibashakaho. Mwebwe abari muri izo nzira uko ari ebyiri, umuntu umwe wavuye mu gakiza akagwa, n'undi nawe ukarimo atakarimo. Imana irashaka niba ubirimo ubibemo neza, kandi niba wari waraguye ukava mu gakiza wongere ugasubiremo, kuko Imana igufitiye imbabazi cyane, irashaka kukugarura. Ijambo ry'Imana rero riratubwiye ngo ese umuntu ayoba inzira utayisubiramo, umuntu agwa ubutabyuka. Imana irashaka ko wisuzuma ukareba aho wavuye ukagwa, ukagarukira Imana. Imana irashaka kuyigarukira mwene data. Imana irashaka ko ureka ibibi ugakora ibyiza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana nanone riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo wa 19. Reka dusome kuri iki jambo ry'Imana ritubwira. Ni ijambo ry'Imana ribakangurira kugira ngo muyigarukire, ribakangurira kugira ngo mureke ibibi mwagenderagamo, mukore ibyiza kugira ngo Imana ibishimire. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndavuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Mwihane muhindukire. Imana irashaka wowe wari wayobye, wowe wari wasubiye mu byangwa n'Uwiteka Imana, uhindukira ukabivamo, ugakora ibyiza, ugakora ibyo Imana igushakaho, ugakora ibyiza bitunganye, ukagendera mu nzira nziza, ukareka ingeso mbi. Icyo ni cyo Imana irimo kuvugana nawe. Wowe wari warateshutse ukava mu nzira, garuka mu nzira. Imana igufite
igufitiye imbabazi nyinshi cyane, irashaka kwigarukira, irashaka ko uyigarukira ukagenda nk'uko bikwiye, ugakora ibitunganye mu maso yayo, nayo ikakwishimira. Abantu benshi bafashije agakiza hasi basubira mu nzoga, abandi bajya mu busambanyi, abandi basubira mu bujura, ariko Uwiteka Imana aravugana n'abantu basubiye muri ibyo byaha byose ko bakwiye kugaruka. Imana irashaka kubagarura kugira ngo bongere bitwe ubwoko bwayo, bongere baba abana b'Imana kugira ngo bazabashe kugira iherezo ryiza. Garuka wowe wari waratanye, garuka mu nzira. Imana irashaka kugaruka ukava mu bibi byose wagenderagamo, ukayoboka Uwiteka Umuremyi wawe. Imana irifuza ko wakora imirimo myiza ihesha icyubahiro. Erega nta mahoro y'umunyabyaha, nuko ijambo ry'Imana rivuga, nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro ari mu byaha. Nubwo abantu bakora ibyaha, ntabwo imitima yabo iba ituje, nta mahoro baba bafite, baba bahangayitse, abavuga ati barambona, abakebaguza. Ariko iyo uri mu murongo mwiza Imana igushakamo, uba ufite umutima ukeye, uba ufite umunezero uhabwa n'Uwiteka Imana, ndetse uba wishimye, nta pfunwe ufite ryo kubonwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo uba wifuza ko umuntu wese yabona ibyo byiza byawe, nawe akakwigiraho akiga gukora neza. Rero Imana iravugana namwe ngo mugarukire Uwiteka Imana, muve mu byaha, nimuhindukire. Hindukira wowe wari waravuye mu gakiza. Hari abakozi b'Imana bakoreraga Imana, wari umuririmbyi, wavugaga ubutumwa, ariko uyu munsi wabifashije hasi, ufata inzira mbi, umubara kuyobya agusubiza mu byaha. Uwiteka Imana iravugana nawe ngo garuka, garukiraho. Ni kuki wagundira ibibi? Rekura ibyaha, reka ibyaha ushake kuba ibyiza. Kora ibyiza n'ibyo Imana igushakaho kugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho. Nawe ubihagazemo nabi, uhuzagurika mu gakiza, kizwa neza umaramaze mu mutima wawe, itandukanye n'icyaha n'igisa nacyo, basha kwera imbuto zikwiriye umukristo nyakuri. Ndarangiriza ku ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya n'ubundi ibice 15 n'umurongo wa 19. Reka tuhasome twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Avuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarura, ibishimwa n'ubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Ngo bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Nugaruka ndakugarura. Haleluya. Imana iravuga ngo nugaruka. Imana iravugana nawe ngo nugaruka, wowe wari waravuye mu nzira, nugaruka Uwiteka arakugarura, wongere ugendere imbere ye. Nugaruka ugakora ibishimwa mu bigawa, ugakora ibyiza Imana igushakaho, Uwiteka Imana irongera kugira igikoresho cyayo. Niba wari umukozi w'Imana ukaba wari warabiparitse ukagendera mu byaha, uyu munsi ukaba wumvise ubutumwa ugafata icyemezo cyo kugarukira Uwiteka Imana, Imana irakugarura mwene data, iragusubiza ku rufatiro. Wongere ugendere mu nzira nziza Imana igushakamo, wongere ukore iby'Imana igushakaho, wongere ugendere mu murimo w'Imana, hanyuma wagure ubwami bw'Imana. Icyo ni cyo Imana igushakaho. Satani yigutsikamira ngo agutere kugundira icyaha, ugundira icyaha wange kwihana. Imana iravuga ngo garukiraho, garukiraho, wikomeza gusayisha mu bibi, garukiraho, zibukira icyaha n'igisa nacyo. Reka icyaha uhindukirire Uwiteka Imana, ukora ibyiza, wige gukora neza. Nukora neza, na ba bantu mwafatanyaga gukora ibibi bazakugarukira, ntabwo ariko uzabagarukira. Biragatsindwa gusubira inyuma mu byo wavuyemo, ni bibi cyane. Haranira kwera imbuto nziza zikwiriye abihanye. Wowe wumvise ubu butumwa rero, ntiwinangire umutima, ahubwo uhindukire vuba na bwangu, wiyegurire Uwiteka Imana. Bya byaha wagenderagamo ubireke, ubicikeho burundu, umaramaze mu mutima wawe. Ufate icyemezo cyo kugenda nk'uko Imana ishaka, ufate icyemezo cyo gukora imirimo myiza, ufate icyemezo cyo kuba umukristo nyakuri, umaramaze ugire ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Uba umukristo, uba umugenzi mwiza, wumva ushaka kuzarangiza urugendo watangiye. Ntiwemere ko Satani agupfinagaza ngo azasoza kurimbuye. Ubugingo bwawe Imana irabukeneye. Imana irashaka kuguha ubwami.
muharanire rero, reka bya bibi rero byagutandukanyaga n'Imana ugendere mu nzira Imana igushakamo, utangire wera imbuto uhereye none, wera imbuto zikwiriye umukristo, wera imbuto zikwiriye abihannye. Niba wakoreraga Imana ukaba wari warabifashije hasi, wongere ugaruke usubire mu murimo w'Imana, ukorera Imana. Niba waririmbaga wongere uririmbe, niba wari umupasitori wongere ushumbe intama z'Imana, wongere ukore umurimo w'Imana. Niba wari umuvugabutumwa wongere uvuge ubutumwa bwiza, kandi uba umukozi mwiza ushimwa n'Imana, uba umukozi mwiza wera imbuto nziza zikwiriye abihannye. N'ukurebye wese avuga ati umuntu yarahindutse. Hindukira, ava mu byaha wagenderagamo. Imana iragushaka, igufitiye umugambi mwiza wo kugukiza, igufitiye umugambi mwiza wo kukugirira neza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana, mufate icyemezo mwebwe abari baravuye mu byizerwa, mugarukire Imana. Imana ibagirire neza, mugende nk'uko Imana ishaka, kugira ngo muzaragwe ubugingo buhoraho. Ngiye gusengana nawe abankurikiranye muri ubu butumwa, cyangwa buri muntu wese uzumva iyi video y'ubu butumwa akumva koko ubu butumwa bumufataho, akumva yari yaraguye, afata icyemezo cyo kugarukira Uwiteka Imana. Reka mbasenge. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza, uri umutunzi w'imbabazi nyaguhora ku ngoma data wera. Ni wowe Mwami Imana ubwira uwari waravuye mu nzira ngo nagaruke nahindukire, kugira ngo Mwami Imana abone uko ahemburwa. Mana isumba byose, abantu barapfuye bishwe n'ibyaha, ariko ubafitiye imbabazi, urifuza kubahembura. Nsengera umuntu wari waravuye mu gakiza, wari warafashije hasi ibyawe, kugira ngo wongere Mana umugaruzi neza yawe, umugarure mu nzira y'agakiza, areke ibibi yari yarasubiyemo, yongera yera imbuto zikwiriye abihannye. Umukristo wanyeganyegaga, utakizwaga neza, wagiye ukigendera mu byaha avanga yishushanya, ndamusengeye nawe kugira ngo Mwami umuhe guhinduka rwose, abe icyaremwe gishya, yera imbuto zikwiriye abihannye. Ijambo ryawe muri Zaburi 145:14 harambwira ngo uri Imana iramira abagwa, ukemisha abahetamye bose. Ngaho uramira abo bantu bose bari baravuye mu byizerwa, wongere ubasubize ku rufatiro rwiza rwa Kristo, kugira ngo Mwami Imana bazabashe kuragwa ubugingo buhoraho, bakize ibyaha byabo byose. Ndabasengeye Mwami Imana, mfite kwizera Uwiteka Imana ikomeye. Ngaho bagirira imbabazi, wongere ubasubize ku rufatiro ruzima. Senze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.